twasabwaga kuba muzindiro twafashe tubarishiriza ingabo za yashe ni ukuvuga ngo rero abantu babumvishe bakabona n'indi tangazo muratanga integuza ko mushobora kuba mugomba gusubirana ibirindiro byacu ariko ingabo za yashe ntabwo ari iwabo hano ni iwacu nabo kandi bafite iwabo niba badashobora kudushakira amahoro bazadusubiza ibirindiro byacu turongera kwihanangiririza guverinoma ya Kinshasa kubera ubugizi bwa nabi bwayo inzu y'umuhutu barasimbukaga iyo umututsi bagasumika mwebwe ni mwamwasohoye iri tangazo kugira ngo namwe mukangare ko mwiteguye intambara si ugukangara si no gutangaza ahubwo ibyo tuvuga ni ukuri Ijabo Life Center ni umujyanama ku myitwarire yirukana umuze mu mubiri ugacukubiri n'indwara za hato na hato. Egera aba bahanga rero bahanga muri iyo mihangayiko ituruka kuri stress cyangwa imirire mibi. Mu Ijabo Life Center baragukorera reflexology ariyo nkangura myakura, detoxification ikura imyanda mu maraso, hydrotherapy igabanya ibinure n'umubyibuho ukabije ikanasohora imyanda mu mubiri, aromatherapy hashya indwara zifata imyanya y'ubuhumekero ndetse na massage ivura ibibazo by'umugongo n'andi mavunane. Ijabo Life Center bakorera i Kigali iruhande rw'ahahoze gare ya Kacyiru, ahoroheye buri wese kuhagera hagamijwe rwo korohereza abatuye intara y'amajyepfo n'iy'uburengerazuba. Ijabo Life Center yabafungura ishami mu marembo ya gare ya Muhanga mu nyubako imwe na MTN ndetse na Sonarwa. wanahamagara kuri 0784373030. Amagara mazima, igisobanuro cy'iterambere rirambye. reka tubahe ikaze inshuti bakunze ikiganiro cyacu ku Karubanda kandi tubashimire ko mukomeza kubana natwe. Samwe Karame nagize njyana umuntu wawe ariko yaje na bogoshe cyane arogosha umusatsi bakamaraho umuntu agaruka ari igipara. Ntago byoroshye rero icyumweru kiba ari kinini turagiye turagarutse kuwa mbere ntabwo twagaragaye hano n'ubwo twari kwitere. Byari ikintu ntasobanukiye baragraduatinze cyangwa byari ukubasura. Byari ukubasura bakajya ribi kababwira iti ninde utari umukiriye wacu kuko nategereje ko numva ngo hari uturere tujya kubafata ndaheba. Barabaje bati ninde utari umukiriye wari boye yarabasuye kubaganiriza bamaze hari abamaze y'amezi abiri hari n'abamaze y'amezi ane ngo cyagiye ngo tuwashingura ikirenge ubushize kubasura graduation ngo wahise hateramo ikirenge cy'abandi 5,000. nibyo biriyo magana. Kandi ubwo kiragihe abari bari mu bigo ngororamuco bose mu gihugu bari 500. None ubu nifite 5. ubwo bafite ongeraho n'abandi ubu bagiye bari ahandi. Ego transit ubundi 10,000 nka 15. Iyi ntego iri mu biganza byanditse yo kubatwara ari benshi se niyo kukura abantu kongera umubare nyine robize abantu uzamura igipimo hari intego ushaka kugeraho. Intego dushaka kugeraho no gucama abandi mu mujyi no muri quartier bigere kuri buri wese bigere kuri buri wese buri bandi bigere mu kigo. Ngayo nguko rero ntabwo aricyo tugiye kuvuganaho uyu munsi M23 yasohoye itangazo. Nabonye yasohoye itangazo igaragaza ko ubu none nta kintu umuntu yayishinja bariyo baravuga ko cyangwa se niba urifite baravuga ko ibyo basabwaga ni inama ya Bujumbura Nairobi y'abakuru b'ibihugu zose bazubahirije. Bababwiraga guhagarika imirwano gusubira inyuma gutanga ibice runaka. None harageze rero ngo abakuru b'ibihugu nabo basabe leta ya Kongo kuvugana nabo. M23 remains committed to peaceful resolution of the current conflict in DRC Eastern and presents its gratitude to the regional leader and international partners for their commendable work to find peace in Eastern DRC. And equivocally, the M23 has accomplished everything that was asked of it. Buri kimwe cyose twasabwe. Buri kintu cyangwa buri kimwe cyose twasabwe. Basabwe. The M23 is waiting for the direct dialogue between our organization and government. Bategereje ko haba ibiganiro hagati yabo kandi byihuse na leta ya Kongo kandi byihuse. Aha rero nibaje ngo ubwo asaba ko hazamo ibintu by'umuvuduko. Babona uyu wa Senderi turi ku muvuduko harya ngwino tujyana asesigaye Senderi se ubundi umuhanzi tugeze mu mpeshyi imbabura zose ubuzishyushye niyo zaho zitari amakara. Umuhanzi imbabura n'umunyamakuru burya imipfire yacu yenda gusa tujya yo ariko ikiza cya Senderi
ubu ngubu niba amaze no kumera umusatsi mperuka bavuga ngo afite uruhara niba amaze no kumera umusatsi akaba yarahinduye ibara ry'imodoka bashobora kuba agiye kugaruka aririmba nk'indirimbo akaririmba ati muteteri wanjye mwiza sende nawe ni urwandiko kanshake bwana Canisius Munyarugerero ni umuvugizi wa M23 inyeshyamba zirwana mu cyasaba ibintu byita ceasefire katwumve niba ashobora kuboneka kugira ngo tuvugane nawe muri kiganiro batubwire icyo iri tangazo rivuga nirizima icyo bivuga ni iki twumvise ariko turimo turibaza ngo nibaramuka ibyo basaba bidakozwe harabiki birarangira bite ikibazo mfite nicyo nibaramuka bidakozwe birarangira bite se niba baragiye se cya kigo bakigiyemo bwana Canisius mwiriwe mwiriwe mute n'amahoro iri zuba inyeshyamba ziraryumva rite cyangwa iwanyu imvura iragwa iwacu imvura iragwa rwose amahirwe y'inyeshyamba ntabwo agira abandi pe yego tubahamagaye mu kiganiro cyacu ku Karubanda ndi kumwe na mugenzi wanjye Samuel Mutungire nk'uko bisanzwe muri iki kiganiro tuguhaye ikaze rero yego turashaka kubaza ku itangazo mu kanya gato twabonye ryasohotse rivuga ko musaba ko mwubahirije ibyo mwasabwaga byose none namwe musaba ko leta ya Kongo iza kuganira namwe ese koko ibyo mwasabwaga byose mwarabyubahirije ndagira ngo kumenyeshe ko kumugaragara ibyo twasabwe byose twarabyubahirije reka cyane kurusha ibindi nuko iryo tangazo wagira ngo ryabaye sansimiki ryarayobye sansimiki ariko ibyo guverinoma ya Kinshasa yasabwaga nta na kimwe gikozwa reka dufashe abadukurikiye mwasabwaga gukora iki twasabwaga kuba mu zindiro twarafashe tubarishiriza ingabo za EAC kuko no mu migambi wazo ingabo za EAC zazizanye kwabwira ngo badufashe tugire icyicaro tuganire na guverinoma ya Kinshasa imbona nkone ikiganiro kiziguye icyo ni ariko ibyo byose twakoze nta na kimwe guverinoma ya Kinshasa ikozwa iyo yasabwaga gukora iki yasabwaga ko konkomitama mu gihe cyose tuzagenda turukurekura ibirindiro twafashe tubishyira mu maboko y'ingabo za EAC ko guverinoma izatangira imishyikirano natwe imbona nkubone mwarekuye hose iyo ntiyigera itera intambwe n'imwe nta ntambwe n'imwe yateye ahubwo ikibabaje cyane ni uko bakomeje ubugizi bwa nabi reka tujya ku by'amasezerano wenda mbere yuko tuza kuvuga ku by'ubugizi bwa nabi none mwongeye kuwandika itangazo mwibutsa abakuru b'ibihugu n'abandi ko musaba ko haba ibiganiro cyane rwose ndagira ngo imyanzuro n'ubundi yakozwe n'abakuru b'ibihugu bya EAC abakuru b'ibihugu bakoze iyo myanzuro rero akaba banayishyiraho n'umukono turongera kubasaba nanone ko babaza guverinoma ya Kinshasa aho igereje kuyashyira mu bikorwa ibyo yasabwe nayo mu byo mwigeze musaba aba bakuru b'ibihugu by'akarere cyangwa se harimo n'abandi baje nk'umuhuza wa Lorenzo ni iki bashyize mu bikorwa mu byo mwigeze kubasaba kuva iyi ntambara itangiye mwebwe ndagira ngo kugeza ubu ngubu ni hafi ya ntacyo ndavuga leta ibi bihugu bya East Africa hari icyo mwarabasabye babafashije mwenda mugasaba muti hakorwa iki noneho bakagishyira mu bikorwa hari cyabaye ndagira ngo nibyo niko kubwira ko ari hafi ya ntacyo madame umunyamakuru uyu munsi rero niba muvuga ko ntacyo bigeze babafasha mu byo mwasabye ko mwongeye gusaba mwizeye iki turongera kwihanangiririza guverinoma ya Kinshasa kubera ubugizi bwa nabi bwayo guverinoma ya Kinshasa ntacyo tutakoze ngo dutwemere ibyo abakuru b'ibihugu badusabye ariko kugeza kuri uno munota ikibabaje cyane nuko no mu guhagarika imirwano twabishyize mu bikorwa nk'uko twabisabwe ariko uyu munsi guverinoma ya Kinshasa n'abambari bayo b'abagizi ba nabi ntibabura gukora amabi n'ejo bundi ku matariki ya 13, 14 kugeza ku 16 batwitse insisiro 3 zose z'abatutsi aho umututsi yari afite inzu ntabwo ikiharangwa ese ubundi abatutsi muri Kongo batura bonyine ntabwo batura bonyine bagenda nabo insisiro ntabwo zahiye zose inzu y'umuhutu barayisimbukaga iyo umututsi bagashumika iyo umuhondo bagayisimbuka iyo umututsi bagashumika iyo umundandi bakayisimbuka iyo umututsi bagashumika none uyu munsi aba bakuru b'ibihugu
nimubasaba ntibagire icyo bakora kuri leta ya Kongo. Icya kabiri nk'uko bivuga amazu ya bene wanyu na bene wanyu barakicwa barakorerwa ubugizi bwa nabi nk'uko mubivuga. Murakora iki? Mwiteguye kongera kubura za ntwaro mukarwana nako se mwazishyize hasi? Mwiteguye kongera kurwana bushya? Nabishyize intwaro hasi madame Munyamakuru. Nako aho mwaze aho uko muba mwarafunze aho zirasa bituruka. Murongera gufungura umuriro. Kuba twarakoze biriya yari inzira y'amahoro, yari inzira yo kubahiriza no gushaka amahoro kuri twebwe no kuri bene wacu ndetse no ku bandi banyekongo tuvukana. Ariko uyu munsi n'abari gikomeza kubikora batyo tugakomeza kwibutsa, ndagira ngo uributsa byashira kera icyaguhagurukije kigakomeza. Nukuvuga ngo rero abantu babumvishe bakabona n'indi tangazo muratanga integuza ko mushobora kuba mugomba gusubirana ibirindiro byanyu. Ndagira ngo ariko n'ubundi ibyo birindiro twe ubwacu twabihaye ingabo za yasi. Badashobora kudushakira amahoro bazadusubiza ibirindiro byacu. Nibanga bakabarasa bakababuza kubijyamo mu mahoro muzarwana n'ingabo za yasi. Umva nawe ariko ingabo za yasi ntabwo ari iwabo hano ni iwacu nabo kandi bafite iwabo uko baje ku neza n'ubundi ndagira ngo bazataha ku neza. Mwebwe kuri mwe mubona ingabo za yasi hari icyo zimariye abatutsi bene wanyu muvuga ko murwanira? Niba ubona ibintu byose nta na kimwe kirashyirwa mu bikorwa twe turacyakomeza gushakisha inzira y'amahoro. Ayo mahoro duharanira nabo nibadufashe kuyabona. Ndagira kandi ngo cyabazindiye kugira ngo baze kudufasha gushaka amahoro. Tukira aho ngaho rero nakira akadomo gusa pre icyabazindiye mu kushaka mu kudufasha gushaka amahoro. Niradufashe tuyagereho rero nibinane natwe tuzabishakamo. Abantu babumvise batyo bavuga ngo murategereza igihe kingana iki? Igihe ntabwo kijya kivugwa kuko nta nubwo kibarirwa ku mitwe y'intoki n'ibindi byose, ariko icyoroshye ni uko cyaduhagurukira no gushaka amahoro kandi tugomba kuyahera mu byanga byakunda. Kadusubira ku kijyanye n'ubwicanyi buri mu bice bitandukanye. Ese hari abaturage mufite bahunze bafite inkambi mu bice mubarizwamo cyangwa baracyari mu nsisiro zabo bisanzwe zigenzurwa yaba leta yaba East Africa Force? None se madame Munyamakuru izo nsisiro uvuga ko umva ko zatwitse bararana mu yunga se bari kumwe natwe baduhungiyeho turi kumwe nabo. Mufite inkambi rero cyane yose nubwo ko ari nyinshi. Izi nkambi zibayeho zite? Zibayeho zico nuko natwe tubayeho. Aha se niba mvuze ngo zibayeho gutyo bavuye mu byabo ntimwaza kuba nk'abandi bose basahura abaturage kugira ngo babone icyo barya ko abo bantu bakeneye kurya no kuvuzwa n'ibindi? Ibyo ntabwo bibaho, n'ingeso ntabwo ijya muri twebwe. Ibyo twabashije gukora twarabikoze. Urugero ni rumwe, inka zari muri Masisi zose nyinshi 99% zari z'abatutsi. Izo twabashije kurokora turi kumwe nazo bakamirwa izo nka. Izo tutabashije kurokora abanyazi baraziriye izindi barazirasa ku mutwe ku manywa y'ihangu. Ariko izo twarokoye barazikamirwa barazinywa aribo ari abana babo. Ibyo kurya n'ubundi mu misozi aho turi hari imyaka hariyo bari barahinze ubwabo, harimo abaturage bahungiweho n'ubundi batabashije gufatanya n'izo nterahamwe ariko nabo bafite imirima bahinze bari n'abagaburira. Namwe rero ngira ngo ibyo bibatunze nibyo bibatunze cyane rwose. Reka tugushimire Bwana Canisius. Urakoze bwa madame Munyamakuru. Arakoze Bwana Canisius Munyarugero ni umuvugizi wa M23 wungirije mu bya politike, arasobanura uko biteye ariko mu mvugo y'uyu mugabo ubusanzwe utavuga imvugo yoroshye ushobora kugira ngo intambara igiye kurota. Ndimo kwibaza aho nuko agiye ho gato aho ubu ngubu si ukwikanga cya gitero Bemba agiye gushoza kamukugarurira ibyo nabyo byoroshye. Bemba ejo bundi yagaragaye igoma atyaza ingabo n'intwaro. Hari n'igihuha kivuga ngo muza kiwewe ngo yaba yarasiwe muri aka karere ariko kandi cyagize gikizwana n'umuvandimwe Munyakazi ati pati po ngo turacyashakisha amakuru ariko none kuvuga ngo umugabo w'ingabo yarapfuye ibintu bihora nk'isosi y'intama. Hari ahantu niho nikanze Bwana Munyakazi amakuru Sadata arayafite cyangwa ariko ashobora gupfa bakazamutangaza umwaka utaha yarapfuye. Reka turebe ko Canisius agaruka tumubaze kuri icyo kibazo waruvuze twari tugendanye. Canisius twakugaruye kanguhe Samuel. Canisius hari ikibazo kimwe twari dusigaranye. Mwegereze mikoro abantu bamwumve. Allo? Yego. Aho kuvuga ko gusohora iri tangazo
suku ugira ngo wenda mubone uburyo mutanga nk'aho ari ukuvuga ngo izi ngabo za Kongo ejo bundi twabonye Bemba minisita w'ingabo ari muri Goma avuga ko arimo gutegura ingabo ndetse n'ibikoresho kugira ngo babagabeho ibitero si ukugira ngo hari umuvuge muti batugabyeho ibitero kandi twe twararangije kubahiriza ibyo twasabwaga none tutabona ubwo n'igice aho ngaho akimara kuhava akimara gutanga ayo mabwiriza batangiye ku nsisiro 3 zose barashurika abaturage barashuragira inka zabo barazinyaga ibyabo barabinyaga iryo tangazo n'iryo nyine ryakoze ryakije umuriro uravuga muri Kirorirwe cyane Bemba yavugaga ngo bakora ikize Bemba yavugaga ko bagomba kurasa byanga byakunda bagahasha imuventurwa bakayirandura n'imizi yayo none uwo muntu uvuga ko bagomba kubarasa ari umugabo w'ingabo niwe murimo gusaba ko mwumvikana niwe dusaba ko twumvikana cyangwa turasaba amahanga yaje kudufasha turasaba yase kuko nicyo cyahize ibyo kugira ngo dufashe gushaka amahoro mu nzira z'amahoro aha ikindi kibazo nibaza Canisius mwebwe ni mwamwasohoye iri tangazo kugira ngo namwe mukangare ko mwiteguye intambara gukangara no gutangaza ahubwo ibyo tuvuga ni ukuri niba ubona abantu batwikirwa ku manywa y'ihangu bakicwa bakanyaga ibyabo amaherezo usumva arayashye reka tubivuge nibishaka rero ari ubwa nyuma cyangwa nibishaka rero aribwo byaba ari integuza iheruka ariko byanga byakunda muri ahaguruke bakora ibyo yiyemeje ese abaturage iyo batewe batyo muratabara mukaba mwajya kurwana kugira ngo mubakureyo bigenda bite inzira ni nyinshi madame munyamakuru igikuru nuko nkubwira ngo twahagurukijwe no gushaka amahoro kandi cyaduhagurikije twenda gukora make tutakigezeho byange bikunda bitinda bitebuke amahoro yaduhagurukije tugomba kuyageraho muri iyi minsi heruka mu binyamakuru bimwe na bimwe havugwaga amakuru ko imirwano ishobora kuba yubuye hagati yanyu na Mayimayi n'izindi nyeshyamba zitandukanye irimo iraba n'ibisanzwe kuri bo n'ibisanzwe irimo iraba imirwano n'ibisanzwe hari umunsi tutatutera iyo dutabaza dutya twereka amahanga tubabwira tuti abantu bashize nibatabare nibahaguruke bashyire mu bikorwa ibyo biyemeje nibatabe kugira ngo amakisha asa kubahiriza ibyo yasabwe icyo tutavuga ni iki Canisius ejo bundi sorry gato ejo bundi abakuru b'ibihugu bari bagaragaje ko hari uburyo muzajyanwa mu kigo icyo gitekerezo umuhuza ndavuga wahoze ari perezida wa Kenya yakibagejejeho yaje kuza icyo ngo turajyanwa mu kigo tuboshe turajyana mu kigo baduhetse mu gipoyi turajyana mu kigo dute icyagombye kuba kiriya yari consensus yo kugirana ibiganiro na guverinoma ya Kinshasa mbona kubone tukamenya uko tujyamo tukamenya neza dutunga turimo tukamenya n'uburyo tuzaba turiho kuko tubwira gusa ngo bazajya prekantonema kwa tose duhambiriye duhetswe dushyizwe mu mukorongero dute ntarabaganiriza ntabwo umuhuza yari yabahamagara ngo agire icyo abivugaho uyu munsi madame munyamakuru uko dutwara umugabo w'itangazamakuru natwe nuko dutwara umugabo wacu no gushaka amahoro n'ingabo zacu nicyo ziharanira no gushaka amahoro nabyo tukirimo niba tuvuga dutya dutabaza isi yose n'amahanga nibabyumve ahubwo nabo babibone ubundi bashyira mu bikorwa riracu mu ryunamuke muri Kongo nibatabishobora kuryunamura tuzaryunamura murakoze cyane kigaragara cyo ibintu byafashe intera Kenyatta mu yari ciceceye Kenyatta nawe yaravuze ati ntabwo nabivuga ariko ngewe icyo nibaza ati nazijyana ntibambwe ngo zijyane najyana ikamyo nazibwe mu nkurikire bagiye imbere ati mugende muraha zagenda zifite imbunda basanga kiri kubyigaho ati ibintu ntago ari gutyo usibye ko bitazapfa gukunda urumva nkurikije aho bigeze reka nsoma akantu kitwa gini ko umuntu yimenemo ka United Gin kinywaji safi kiryoshya ko kutera oya hano bundi amakuru yabo numva ariko kuterira oya umuntu nonaha urumva ubungu twafashe icyemezo umukiriye uje hanaje kwamamaza akaza cyane cyane abaza hagati ya saa 10 na saa 12 z'umugoroba abomba koza karahuri sure hano simfitemo muri stock kuko wakumanywa wese nakamuha zoga siza bato kandi nta muntu ukwiye kunywa ari akazi kaba karimbanyije ku bantu bose yego ni ikinyobwa rero tuvuga ngo ntabwo inzoga ari iz'abato cyangwa abagore batwite kandi navuga ngo abanywa bamwe mu rugero gusa icyo twakwizeza kugira ngo nejo uzaba uhari
icyo twakwizeza hari nawe urahari ntabwo ushobora kubura inzoga ku isoko agace waba uherereyemo nk'ukuntu amazi yabuze ntabwo bishoboka aho si biniki ko mbona inzoga zifite ziboneka amazi akabura amazi amashanyarazi dusigaye dusaranganya tuve ku wizana ya wasake n'ibya rege inganda zikora amazi yabuze aya macupa mato zino izi ngizi rwa ruganda ntajya nibuka niyo mpamvu se zihenda nazo birahenda ariko akaguraga 300 tukagura 500 uye karaza kugura na 900 kandi nibyo bano bantu barahendwa bagacuruza bahendwa bateze kandi abanyamahanga ariko hari iyo bazamuriye umusoro ibinyobwa bidasembuye n'amazi azamo korano gukabye amazi n'ubuzima ubuse nayo tujye tuyemporta koko ubundi se uzi ngo ntaza kandi uziyitangaje araza arapfundikiye muri plastike yo nta nubwo asaba amakarito nk'ayo mu Rwanda ibigo by'ubuziranenge mu Rwanda byemera ko abanyamahanga babizana cyangwa rema yateyemo kuko yaragurutse muri ino minsi ku kintu kijyanye n'amaplastike ariko plastike ireba ku nganda zo mu Rwanda izo mu mahanga zirinjira azamu hari ikintu itazana cyambaye plastike urabona twatuyoga ku mazi yo mu Rwanda banywa n'utuyoga cyangwa batwita energy icupa ni plastike umufuniko ni plastike noneho ntibanafunga mu ikarito banafunga mu yindi ariko uzarebe kuri kari agacupa handitseho kari recycle ushobora kongera ukabyaza umusaruro hari akantu kizenguruka hanyuma se baretse n'abanyarwanda nabo bakabikoresha bakabibyaza undi musaruro kuki iby'abanyamahanga babyemera bakanga by'abene ikirere cy'u Rwanda kiba clean cy'isi cyose kizaba clean ndaguhakaniye da reka tugaruka mu kiganiro cyacu dushimira abafatanyabikorwa bacu batandukanye ushobora kugana mu Gakinjiro cyangwa se mu Gakiriro ka Gisozi haruguru gatoya ya Adarwa uravuga ukahasanga wa Kigali Home Tiles ukagura amakaro meza urangura cyangwa se ugashaka abayingine bagutunganyiriza ibihe byo kubaka byageze abantu bose barubaka ubutitsa iyo mumaze kubaka rero mwikoza mu mujyi rwagati mukagura ibikoresho bya mbere ikintu cyose kizakerera umurushyira mu nzu yawe bya kujyahera muri electronic store ibitanda matera nziza za rasoro n'ibindi bintu bitandukanye wikoza ku muhanda Kigali Bugesera uhereye Sonatube uzamuka muri metero 500 Nikirani ugahaha ukamera neza ugasanga ibintu birakeye kubera rero ko dukeneye roho nzima mu mubiri muzima wikoza mu Ijabo Life Center bakagutunganya kwikozayo kaza umeze barakumasa bafite umunaniro n'ibindi bakatworohereza isi turimo iratugoye iyo uvuye mu Ijabo Life Center ukomereza kuri Scovia Shop ukambara ukaberwa uburyo utaha mu nzu isa neza ukaryama neza wavuye kwimasisha umubiri umeze neza unambaye neza imodoka yawe wabaye ikoze hano wayisize mu bizerwa garage bizerwa Kayonza igacya ikamera neza ku buryo ihumeka neza imodoka ihumeka neza maze ku mugoroba kuri terrace ukabura somaka singaka ukagasoma umeze neza ka cocktail ibyo bintu rero ariko urumva dushigaje umuntu wo kumpa isoko ryo guhinga nkeneye umuntu wamamaza ibyo ahinga kuko ibindi byose urumva sinatangiye inzira se natangiye urumva nyine imana yabo yo muri Israel bayirindisha ibitwaro bya kirimbuzi noneho iriya mana ikagaruka nayo ikaturinda mwakira ijambo ry'Imana bene tata urumva hari abahungu bize muri kiriya gihugu bafite ama business baje bagakora bakabyaza umusaruro bikomotse ku buhinzi bakeneye kubimenya kandi twongere dusubiremo ngo abantu bize guhinga ni muve Nyamirambo ku makaro ku matapi ni muve mu biryogo muve hirya hano kwa Rando guceza urugaga rw'imbaraga rw'abahinzi ni muzamuke mwicare hafi yaho rabo ikora iby'ubuhinzi ikorera kugira ngo mujya kubaza niba hari produit nshya yabonetse cyangwa namwe mutangeyo igitekerezo ubundi dutera imbere ariko simbabeshye ngo Imana ntibagabanyije ibyo kurya amafaranga y'ubuhinzi ntibagabanyije y'uburezi ntibongeye aya misiyo nabyo twavuga ngo abasirikare n'abapolisi babongeje 10% ngo nabazinjira ni kwitegura bagiye kuza ubwo ni kwikosi ariko noneho ni bote ibeni ibingibi se bavuze bati hari mu bikoresho bidufasha guhangana n'abajura namwe banyamakuru murimo ntabwo ari namuhoranye wabivuze kandi uziteranya nigumira
twari mu mujyi wa Kigali Samu bazamuvuna ndi hano ahubwo ibyo ariko ahubwo afande urabyumva ndamwihakanye ntazanteranye nawe ngayo nguko turimo turavuga ibi rero mu gihe iyi ntambara yo mu karere k'uburasirazuba bwa Kongo ikomeje inkuru ni nyinshi haracyari cya gihuha kivuga ngo umugabo w'ingabo bashobora kuba baramurasheho nubwo inkuru iza kuko inkuru yo kuvuga ngo bamurasheho yahereye ejo bundi bambwira bati bamurasheho apana kuvuga ngo yapfuye bamurasheho inkuru iraza irahita ngira ngo mu ijwi rya Canisius arasobanuye ariko reka turebe ko bavuga ngo ibyo basabwaga byose barabikoze bura Kongo ntiburari isobanuye ibyo bivugisha niba ari byo cyangwa atari ari ikintu M23 iri mikoro none hari ukuntu abana barwa kereye bukirish kereye ikintu kirinda ukuntu kugira ngo kizakora cyose zavuga ati hari uko tutagize ikibazo se bari bugira icyo bakora nangiye kuguha urugero none hari ukuntu akana kaba karwana nakandi cyangwa umugabo w'umunyabwoba kamvuga umugabo w'umunyabwoba nako bwoba teka twivugire bwoba none ubwoba akabagiye kurwana akabagiye kurwana namutungiriye batangira kugira baryo yo guterana ingumi bwoba akajya babwira nimumungize ntamwica nimubireba ko ndi bumwice kandi ubwo ari hasi furo ryaje ibarimo baramuniga ati nyamara ndamwica mu munkure hejuru munkure ese mu 23 yabirimo kuvuga ati mumungize ntamwica irimo ipfa yewe rwose icya kabiri niba abaturage bagitwikirwa bakaba bagipfa bakaba bagihumye ingabo za East Africa zihari cyo kwa nabonye itangazo rya East Africa rivuga ngo ingabo z'abarundi ziri muri ibyo bice zirimo gukora ibishoboka zihangana n'izo nyeshyamba mu kurinda abaturage ese koko ingabo za East Africa zifite mandate yuko zishobora kurasa ku nyeshyamba zabujije abaturage amahoro cyanze bikunze none se buriya ntago bari bavuze ko mu kizazizana bazahagara hagati uwanga kubahiriza akazaraswaho ndavuga mu mitwe itwara Simba beshye mu bantu mu ishyamba hari Simba beshye mu bantu nkumbuye umuntu witwa Patrick Muyaya mfusho mbere umwenda ni Rwanda Revenue uyu munsi tariki 20 harabura iminsi 5 10 bundi kugira ngo agira twaba tutadekaraye ngo tunasore ubwo yitanye uvuga ngo hasigaye iminsi 10 uzasora kuri 30 hari igihe systeme yibana ugashya ariko se ubundi ubu ku Rwanda Revenue itanyishyura ikize ngo nge mvuga bene ibyo mvuga ibintu byo gukorera ubusa nabyo birimo bituma ntagira ubwenge wenda bihinduye nakumva muzasore cyangwa se mwimenye ihari ku bwawe nyine ni ukuvuga ngo genda usore nta bindi oya gusora byo nitegeko mvusho mbere umwenda rero ariko ngo bari no kugabanya imisoro ngo ushobora kuba hari bugabanyuke ku muceri ku butaka ngaha bageze no mu miceri se kandi muceri bagiye gukuraho TVA umva se andi makuru ejo bundi narindi nyamara guhatangira ni tariki ya mbere reka turebe ko arizo mpinduka wenda bari kuvuga ibi byo kurya birimo guhenda iburasirazuba hari intambara igihugu cy'u Rwanda gituranye nabo leta ya Kongo leta ya Kongo n'ubundi iracyarega u Rwanda bya birego ariko biracyahari byuko ariyo ifasha M23 ariko ikindi kintu gishya gihari bategereje abagize itsinda ry'abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda mu murwa geste ziragwira uzi ikintu biba bikora se ni ugufata umwanzi w'umwanzi wawe ukamugira inshuti kugira ngo umwanzi wawe arakare cyokora buriya kiriya kintu Kisekedi arimo akora yazabaza igihe Museveni yasaga nkaho bavuga ko yakiriye Kayumba n'itsinda rye byigeze kuvuga ivumbi ryaratumutse mu gishanga mw'abantu mwe nibavuga ngo ivumbi ratumuka mu gishanga uzumva icyo bivuga imodoka zikata se oya zikatamo zitese ko ziba zisaye ariko ivumbi ritumuka umuriro wa buriya nubona igishanga gishya ujye umenya ko uwo muriro wari umunyoko hari amazuku pe igishanga kirimo gifatwa cyaka kikaka bikagera mu ndiba kikaburuhira kandi amazi arimo igihe rero Ubugande bavuga ko busa nkaho bwunze ubumwe n'abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda mwabonye umuriro watse mwabantu mwe wajimijwe ku bwa keke mwibuka ko itangiriro ry'amahoro ryakomoka kuri keke kuri umuntu ntakabyare umwanzi ntakabyare pe uriya mwana na keke byatumye abantu b'abagabo bongera kugira icyo bavugana atangira avuga ati kuri iyi si nzima habaho abasirikare babiri daddy and uncle ati biriya bintu byose byo mwigira dufite abasirikara
reka tuzareba ariko rero iyo ntambara Kisekedi yongeye kurema ariko hajemo ikindi kintu afite Katumbi nawe utoroshye hano amatora bayategereze mu kwezi kwa 12 turi mu kwezi kwa 6 gushyira kwa 7 byanze bikunze niba azemera amatora akaba mu mahoro amahoro yaganze perezida wacyuye igihe nawe yongeye kugaruka mu ruhame ngari kubicungira ahantu ari kuri vare arabwa ati je ntabwo ndi bwiyamamaze ariko sinzemera ko igihugu cyanjye bakigira umusaka ibintu nk'ibyo byose bagitobatoba batyo seka mbabeshya ngari kubirebera hafi se usibye kubeshya buriya mbona Kongo ibyayo nabyo bizarangira nk'amavubi gute bugacya bakavuga bati batesheje umutwe se bagatangira bakavuga umuntu ndwara dufitemo n'izikomoka ku mavubi oya mavuba ahubwo kandi ubu ngubu ninjya kwipimisha indwara y'agahinda bakambaza ngo ikomoka kuki ni ku mavubi y'agahinda Kongo rero nayo ibintu birwaniramo haraza Katumbi ubwo na Kabila nawe arabyutse haraza inyeshyamba ubwo yatangiye kuvuga haraza amatora hari ingabo za East Africa hari Monisco iri muri iki gihugu hari n'impunzi mw'abantu yes zitari nkeya ibyo bintu byose nibihura hariya gusa ikintu kizarangiza hariya hantu muri Kongo kikazana amahoro nuko abanyamahanga bose bagira bataha bo mu buryo bw'ingabo ariko bose ndimo ndavuga bagiye ngo barakina role yo kugarura amahoro abanyamahanga bagasohoka bose ibyo ntago bizarangira noneho leta ya Kongo igafata icyemezo cyuko yumvikana na M23 bakabaha uburasirazuba iwabo bagatura bagacyura impunzi ishyamba bakazibwira bati support tubahaye muduhigira ikitwa inyeshyamba y'inyamahanga iri hano mu yivune mbega Scovia muyaya kumvise mwabyinga iminyaga M23 ngo bakaganira na M23 ikagihamagara General Kiwewe ikamubwita namenye ko FDLR hasi mu kibayiriyo none ngiye ko Omega iri hafa Omega ari hepfa ngewe ndimo ndarashisha imbunda yo kubutaka ngiye guca hasi uce hejuru bandasire n'indege hasi fatira Skoyi ndahera hasi wowe Skoyi hushije ndajya mukumenera nta nyishyamba yaguma muri Kongo sibyo impunzi zataha ntabwo uyu munsi ubwoko bwari bwo bwose muri Kongo kuvuga ngo babandi bose yarondoraga amoko yiwabo nta muturage ufitanye ikibazo nundi nibyo binjizwamo inyeshyamba za mayimayi ziraho ziremye zishyirara cyangwa izindi z'ubundi bwoko bose nuguhiga ibyo barya abo bantu bose bashyizwe mu gisirikare abatagomba kujya mu gisirikare bakajya mu giturage bagahinga bagacuruza bakabona umutekano bakabona imihanda bagapakira ibyo bejeje bakajyana ku isoko ya Kongo iri mu bitabo ariko Kongo ni nka yindi bajya batubwira ngo Yerusalemu nshya Kongo tuzagenda ku nyanja nabwo sinzi page wayibona iyo version buri umuntu wanditse ukuntu tuzajya mu ijuru kandi tugatambuka ku nyanja y'ibirahuri yakwandika uko Kongo yabaho sure ibirahuri ko birimo United oya kaka United ko kaba karimo akantu kakanyunyusa iyo niyo Kongo naho mu gihe leta ivuga iti ntacyo tuvugana n'inyeshyamba kandi ubwo tuvuga inyeshyamba turavuga umutwe umwe mu mitwe 200 harimo n'iy'abanyamahanga irimo n'abiterabwoba bava Ubugande bakava mu Rwanda n'u Burundi ADF yakoreye Uganda ADF irica impinja FDLR iriya nuko abavandimwe urabona ibintu bya Mubaraka urabona ko yahoze ku butaka ureba bafitemo imvange hasi hejuru ari yagukubitira hose uzamuka usanga harya general yitwa Ruki wandi w'ingabo zirwana mu kirere Karusisi barabahinduye ntago ndiko Karusisi Ruki ni bari Ruki basanga hari ibintu byo mu kirere karakantu wize ko kubita fande bose karagufasha mu kirere akubita ku butaka bavuniramo none Mubaraka ari hasi hejuru biriya ziriya nyeshyamba z'Abagande bakoreye ejo bundi Kasese bakica abanyeshuri na FDL sinabonye ni Kasese niko hitwa sinzi ukuntu bahita neza ariko biriya bakoze n'ubu none ahize ingabo zacu hagize nk'utokorwa kwikora mu jisho FDL yarasabana Rubavu yarasabana Rutsiro ibira ahantu hose kandi n'imande zose izo nizo nyeshyamba ubundi ziri muri Kongo ntabwo umuntu nk'uri utinyuka kica bene gihugu abana bari mu ishuri 40 yananirwa gutwikira abanyekongo ntago byananirana umuntu wambuka kica bene wabo kuriye bugacya mu gitondo agatwika bene abanyagihugu bawe bo muri Kongo uwo muntu ukaguma uvuga ngo kandi ndagukubita kandi ibintu mukora ntabwo ari nta mikino uriya muntu ukwiye kumurasa udahumeka
yajya kuvuga tayi ukabura munogeje kugeza ubwo ataha iwabo yijyanye cyangwa agapfa ibintu bikaba ari bibiri ukamusigira amahirwe abiri gupfa cyangwa gutaha cyo kuyamanika uyo yamanitse abatashye ni uvanga ibintu abari bibiri arapfa cyangwa atahe nizo nyeshyamba ziri muri kariya karere zikwiye kurwanywa muri ubwo buryo abarwanyi b'abakongomani barimo bakumvikana na leta yabo bakabaha ibyo basaba keretse niba hari musaba ubutegetsi ikibazo ni politike niba hari musaba ubutegetsi ntibabumwe mu byo uyu mutwe wigaragaza M23 ivuga ko nta butegetsi rwanira ishaka ubutegetsi iravuga ati ngo nibaduha amahoro batanga amahoro mu gace karimo bene wacu n'abandi batandukanye muri dufatanye kurinda ayo mahoro Kongo niba Kongo ntago aribo bashaka ngo bibe igisirikare cy'igihugu oya general Kiwewe nahamagare Makenga amubwira tuburihe ntwaro ngo izi nyeshyamba tutaje uruzi rwaje ruzizanye tuzite mu Kivu zitaye izindi tuzivugunye hakurya kumenya ngo ziranye nyeshyamba ziri muri Kongo ziri mu nyungu zande Kongo iri mu gihombo cyazo cyangwa iri mu nyungu nazo Kongo iri mu gihombo perezida uzaza wese ziranye nyeshyamba zifite ari mu gihombo nyine igihugu kiri mu gihombo ariko se na perezida ari mu gihombo kuko buri munsi guhora bamubwira ngo ingabo abaturage ingabo zahunze ingabo zatsinzwe arakatira abasirikare b'igihano cy'urupfu ngo batsinzwe ku rugamba abandi baratoroka abandi bararwana abandi baragwa ku rugamba abaturage be barahunga bose bafite ibyo bibazo urumva ufite Omega hariya ufite uyoboye mayi nabonye abanyamerika ngo bafatiye ibihano ufite za Red Tabara ufite bari abantu bose basize iwabo bakoze ibyaha n'ubagishaka gusubiraho gukora ibindi baza gukorera imyitozo ku baturage bawe niwe wenyine wo kurwanya nta mu perezida wa Kongo wagira inyungu kandi waza kubwira wese ati bavuga ngo hari icyo bajya bavuga ngo kare gafite amahoro ngo abahasahura ntago byakunda noneho bakajya batwara ahubwo ibintu biri smart batunganyije bifite n'umutekano kubera iki byasoreshwa byagira gute kandi ababijyana bari mu nyungu z'uko badasora buri sicyo ntabwo bahunga umusoro ntabwo umuntu arema ziranyishyamba kubera guhunga umusoro kiriya gihugu kiri mu mahoro bakubakira abaturage imihanda bakabasha nabo gupakira imizigo yabo y'ibyo bacukuye urumva bakabitunganya ntabwo Kongo bayicukura none bashaka bakabwira abanyagihugu gusahurira mu nduru ni iki bashaka bakavuga ngo wagaruye amahoro hari abo bazungu gusahura mu nduru ahora naca inyuma akajya nawe kuvuza induru akaza akanasahura ntabwo ikibazo ntekereza ko ari cyo cyonyine harimo byinshi n'abakongomani batari seriye nabyo biravugwa dore ko na perezida w'Ubufaransa ubwo aheruka yabibabwiye ubutegetsi bwanyu bugomba kuba seriye ariko nanuza yarabibabwiye na papa ikibazo ni ukuba seriye intambara rero nuko yifashe kugeza ubu rero nuko umutwe wa M23 uvuga Kongo yivuga ko ukigaba ibitero nabandi bati baracyarwana baritana ba mwana ntiwamenya none ubu dutegereje kuzumva niki kindi Kongo iri kubasaba niba bo bavuga ko bashyize hasi ese abakuru cyangwa hari n'itangazo tuzumva riturutse mu buhuza n'ikindi bivuga ngo nimwubahirize kandi baravuga ko yewe ndasaba kumenya ikindi M23 izasabwa kuko ye nuko ivuga cyangwa se nayo dutegereje kumenya ikindi izasaba nyuma yaho cyangwa se niba koko Bemba ari gucura izo ntwaro bagiye kubatera nabyo tuzabimenya iyo ntambara yewe nirota nzayihurura nzaba mpari ntimuzagira ikibazo nitangira ndatezamo pe muzagira ikibazo turahari n'amakuru tuzaba duhari kugira ngo tubabwire ninde uri hasi ninde uri hejuru mu kibaya hariruka nde harazamuka ndi umusozi burya nubona abasirikare bamanuka bajya mu kibaya ujye umenya ko barimo gutsindwa twahagaze hariya turabareba bo mu kibaya iyo biruka bajya mu kibaya baba batsindwa kuko nta musirikare mu kibaya se wabasha kurasa umuntu uri ku musozi iyo biruka berekera mu kibande nukuvuga ngo ku musozi hari urimo kubarasa abamanura amanuza amatwa amasasu niko bimeze nayo ngo reka rero nshuti bakunzi mubana natwe mu biganiro tubashimire haryo sa yobora abantu bakore subscribe button ubu ko ngiye kujya muri Kongo mutarayikora muragera abantu bari kuburasi baki kandaho urareba handitse mu mahoro rwagasaba imbere yaho uhita ukandaho hari akantu uhita ukandaho ibara ritukura cyangwa ry'umukara n'iry'umukara hano imbere yaho nyine uhita ubona akazogera akazogera ukande kugira ngo akazogera kwa padiri kazeho uko ngiye Kongo badahari bazajya bamenya bati byabaye ndagiye nimukajya muvumba izo mwengewe ndabashimira rero mwe mukomeje kubana natwe kudushyigikira cyane by'umwihariko abakiriye bacu bimena badushyigikira muri biganiro badutera inkunga kugira ngo ibiganiro bitambuke bimeze neza impamvu tubasha kugera kuri tele n'ahandi hatandukanye nuko tuba twabashije kubona amikoro akomoka mu bakiriye bacu bamamaza naje kugira ibindi byago bikomeye bantu mwese mudukurikira ndongera gutanga iri tangazo
yaba umuntu dusangiye umwuga cyangwa uwo tutawusangiye nakubwira ngo umuha amafaranga ari bunzanire kugira ngo nzaze gukora inkuru iwawe uzamenye ko akwibye aba yakishe rwose uzamenye ko hari abantu bajya babaza ayo makuru bati azamenye ko akwibye reka rero mbabwire uko bigenda inkuru ya dushaka impamvu twashyizeho iriya nomero scrolling itambuka hano hasi gutya muramuyibona hari abantu babambaza iriya nimero ni ya Scove ni iyo ati hari yindi nta yindi iyo hari umuntu ufite amakuru aratwandikira kuri iriya nomero ubutumwa bugufi busobanura SMS bayitandukanye na WhatsApp kuko WhatsApp zishobora kuba nyinshi nkayibura ariko twandikira ubutumwa bugufi busobanura inkuru uko iteye iyo twumva tutayumva tukubaza ibibazo niyo tubikubaje ntitubyizere tuza kuri filiti cyangwa kuri tele cyangwa habereye inkuru yawe tugakora inkuru ibyo bintu byose uko mbivuze nta kiguzi bisaba ikiguzi bigusaba ni kimwe ni SMS yawe na amafaranga yo kohereza iyo SMS 10 ngira ngo niba ariko company zikishyuza cyangwa 12 message imwe ni 12 nayo yonyine undi muntu uzakubwira ngo muha amafaranga uzamenye ko akwibye ntuzirwe unabimbwira ahubwo uzabwira ributi hari igisambo kirimo kinyibye kimbwira ko gishyiriye Scove nge nta muntu natumye amafaranga nakira rero nayo kanyababwire kuko nayo ndayakeneye umuntu ufite ibikorwa akora acuruza ashaka kubimenyesha abadukurikira n'abandi hirya no hino mu Rwanda no hanze yarwo atwandikira kuri iyo nomero tukumvikana ibiciro naho tumwamamariza akatwishyura tumuha konte ya bank cyane urugero tukamuha facture ya EBM kugira ngo dutange umusoro turamire mu gihugu witeka Imana yaduhaye yo ni ijambo ry'Imana bene data haleluya yemwe amina turabashimiye rero mugire ibihe byiza ni Scove Mutesi na mugenzi wanjye Samuel Mutungire kuri wowe ukunda kwambara bya gisirimu kaberwa gana Scove Fashion House. Muri Scove Fashion House urahasanga amashati meza y'abagabo y'ubwoko bwose kandi ya original. Tunabafitiye amapantaro ya original kandi akomeye. Muri Scove Fashion House tunabafitiye imyenda myiza y'abakobwa n'abadamu itandukanye. Scove Fashion House dukorera mu mujyi rwagati mu nyubako ya Miki. Winjirira ahakorera Rwanda Revenue Authority ugakomeza muri iyo koridoro imbere. Dukorera ku muryango nimero GB17B. Uhasanga icyapa cyanditseho Scove Fashion. Aho ngaho injiramo wihahira imyambaro myiza. Ku bindi bisobanuro duhamagare kuri 07 86 65 77 00. Scove Fashion House, style with us.